Mu yandi magambo dutekereze umubibyi iyo abibye imbuto, yasohoye imbuto ayibibye mu butaka, mu maso yacu tuba tubonye iriya mbuto ipfuye. Ari ubunyobwa babushyize mu butaka, imvura ikagwa, ejo ntiwabukuraho ngo ubukarange, cyangwa yewe n'umubibyi aba asa n'ubwibagiwe. Ariko nimutekereze iyo Imana itanze ibihe byiza, imvura ikagwa, izuba rikava bikanyuranyuranamo, iyo agiye kubona akabona umumero wabwo ugize gute, uratungutse. Nimutekereze abahinzi iyo barimo kureba indabyo, ibihingwa birimo kurabya, nimutekereze ibyishimo bagira iyo imbuto zirimo kuzana indabyo zegereza kwera. Nimutekereze iyo arimo kurunda imiba, ntago ashobora kwibuka imbuto nkeya yagize gute, yashyize mu butaka. Kandi rimwe na rimwe ababibyi bajya babiba imbuto, rimwe na rimwe ntacyo kurya bagize gute, basize mu rugo, ariko baba barindiriye umusaruro. Ku Mana niko Solange agaragara, mu maso yacu arasa n'ugiye, kuko ku bantu uyu munsi turatandukanye, urupfu rucecekesheje umubiri we, ariko ku Mana, haleluya, ku Mana imbuto nziza, imirimo yakoze yabivuze. Elize nawe yavuze ijambo ry'Imana, niyo mpamvu ngiye guceceka, kuko numvise ko ijambo ry'Imana riri muri mwebwe. Yohana abye ijambo ry'Imana, mbanze mbakomeze kuko ibihe turimo byo kubura umuvandimwe abajya inama Solange ni ibihe bivunnye umutima rwose, ni ibihe bivunnye umutima, byumva no ntago byoroshye, ariko mukomere. Uranyemerera dusome ijambo ry'Imana usanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, igice cya 22, umurongo wa 31 n'uwa 32. Ibuze kuza gusoma irindi jambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 4, umurongo wa 13 kugera ku wa 18. Mubinyemereye rero twasoma aho hambere navuze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo, igice cya 22, umurongo wa 31 n'uwa 32. Aravuga ngo, ariko se ibyerekeye kuzuka kw'abapfuye ntimwari mwasoma icyo Imana yababwiye ngo ni Imana ya Aburahamu n'Imana ya Isaka n'Imana ya Yakobo? Imana si Imana y'abapfuye, ahubwo ni iy'abazima. Muranyemerera twongere dusome andi magambo nabarangiye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 4, umurongo wa 13 kugera ku wa 18. Aravuga ngo, ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'abadafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziririye muri we. Iki nicyo tubabwira, tukibwirijwe n'ijambo ry'Umwami wacu, yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'Umwami tazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko Umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'ijwi ry'abamarayika n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananwe nabo, tuzamurwe mu bicu gusanganira Umwami mu kirere. Nuko rero
zabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo, mwakire neza ijambo ry'Imana. Uyu munsi dufite umubabaro n'agahinda yo guherekeza muvandimwe wacu, mubyeyi w'abana, umugore w'umugabo, kandi nanone umwana ugifite ababyeyi. Kubona icyo kuvuga birakomeye. Iyo mpamvu nta kindi gikwiye kuduhumuriza usibye ibyiringiro duhabwa n'ijambo ry'Imana. Ubundi nta rindi humure rishobora kuboneka mu rupfu. Nta rindi humure rishobora kuboneka guhumuriza imfubyi, guhumuriza uwabuze umufasha we, guhumuriza uwabuze umubyeyi we. Nta kindi cyabigufasha, nta kindi cyaturisha uwo mutima usibye ijambo ry'ibyiringiro ry'uko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Urupfu rugira urubori rukomeye. Urupfu rugira urubori rukomeye. Hari abo twahoze turimo kuganira, turi kuri morgue dutegereje, tuganira cyane cyane iby'ibyiringiro byacu, ariko nanone tuganira no ku kuri duhura nako muri ubu buzima. Ubundi hari umwanditsi wanditse ngo urupfu nicyo kintu kiri mu bintu by'ukuri tuzi ko bizatubaho. Kiri mu bintu twese, nta wicaye aha, nta uri mu kirere uguruka n'indege, nta uri mu mazi utazi ko azapfa. Hari utabizi ko azapfa, akaba akeneye amasomo no kubimwiringiza no kubimuteguza. Hari ahandi hantu wabisoma ngo nta handi twasoma. Oya, umuntu wese uriho azi ko azagira gute. Ariko nubwo tubizi, nanone niko kaga gakomeye umwana w'umuntu, umubiri w'umuntu utajya ubasha kwakira. Rugira urubori, urupfu rurakubita, ukayoberwa inzira, umwenda ukawuhinduriza. Umunsi umwe nari umuyobozi w'ikigo cy'ishuri, umwana wigaga ataha, yigaga ngira nko mu mwaka wa 3 segonderi. Ageze mu rugo arakina, afata telefone ye, aravuga ati reka ndebe ukuntu abantu baba bameze napfuye. Afata ifoto ye nziza, arayidesigninga kubitaho za ripu, yoherereza abantu, yohererezamo n'abarimu yari afitiye nimero za telefone. Ati binego yapfuye, ati ubu ni mukuru we urimo kubibabwira, kandi gushyingura nejo. Ndashaka kubabwira uburyo urupfu rugira urubori rubi. Babitubwiye dufite inomero z'ababyeyi, nta rezonoma, mpita ntangaza konje, mpita mpamagara ku karere mu b'uburezi, ntitwapfushije umwana witwa gutya na gutya, wigaga hanaha, byose nta rezonoma. Mpita mpanga bajya gushyingura, amamodoka, abarimu. Hanyuma igihe kigeze, avuga tutari ko muhamagare ya nimero ya mukuru we iguma kubavugisha, turashyingura he ko turimo kujya gushyingura tutibutse kubazaho aho dushyingura. Haba haguhubukiye umwana atari ko ngewe turaturanye, ariko ntabyo namenye, niga ntabyo namenye, ariko reka mbahe nomero z'umubyeyi. Umwana barayiduhaye. Duhamagaye umubyeyi tuti twashakaga kuza gushyingura, ariko se murashyingura ndetse? Tuti binego se ntiyapfuye. Ati bivuna muheto uyu niyiri wahane yanze no kujya ku ishuri. Atuvangavanga atyo kongera kugira ngo nze gusubiza inkuru mu nzego z'uburezi ko ntapfushije umunyeshuri, byambereye ikibazo.
ariko aha ndimo ndagira ngo mbibabwirire uburemere bw'iki, bw'urupfu. Rero ni ibihe bikomeye tudakwiye gufata nk'ibihe byoroshye. Uku gutabara kwacu ngo kube gutabara gusa ko kuza, kube gutabara ariko kutubwira ngo uyu muryango turawutabara guhera rya, turagomba kugukomeza ibihe byose. Ibihe byose ntimwongere kumva ko aba bana barimo kubaho mu buzima bari basanzwe babaho. Niba mwabanaga kabiri mubane kane, ntimwumve ko metereriza ari mu buzima asanzwe, mugomba kubana nawe mu buzima nk'ubwo musanzwe mubana nabwo, mubane nawe mukubye inshuro nyinshi, kubera yuko urupfu ni kimwe mu byago bikomeye duhura nabyo, kandi umubiri n'umutima w'umwana w'umuntu bidashobora kwakira. Amagambo y'Imana yatubwiye iki? Nubwo mubabanira, ariko mubabanire mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo twasomye, Yesu yari arimo gusimbuka imitego y'abasadukayo batemeraga ibyo kuzuka. Bamutega imitego mu byo bamuvugishaga, ariko ababwira iki? Arababwira ngo ibyanditswe byera bibabwira iki? Imana muri cya gihuru cyaka umuriro yavuganye ngo iki na Mose? Ntiyamubwiye ngo ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Isaka, ndi Imana ya Yakobo. Arababwira ngo bityo rero Imana ni y'abazima, Imana si y'abapfuye. Hirya nanone uko Mariko yabyanditse, we yongeyeho akantu ngo mwarahabye cyane. Abwira abasadukayo ngo bagize gute? Barahabye cyane, kubera yuko batazi ko urupfu atari iherezo ry'ubuzima. Handashaka kuvugamo amagambo abiri, ariko mutahane rimwe. Hano icyo rino jambo rivuga ngo Imana ni y'abazima si y'abapfuye, bivuga ko urupfu rushobora gucecekesha umubiri nk'uko rwacecekesheje umubiri w'Abaginama Solange. Hari umunsi ntazi, ku mpamvu ntazi, n'igihe ntazi, nanjye ruzacecekesha umubiri wanjye. Hari igihe tutazi n'impamvu tutazi, nawe ruzacecekesha umubiri wawe. Ariko abizeye umwana w'Imana Yesu Kristo ntirushobora gucecekesha ubugingo bwarwo. Niyo mpamvu Imana ibonekera Mose mu binyejana byari bishize byinshi, yaje imwibutsa ko ari Imana ya se, ko ari Imana ya Aburahamu n'Imana ya Yakobo. Mu yandi magambo, dutekereze umubibyi iyo abibye imbuto, yasohoye imbuto ayibibye mu butaka, mu maso yacu tuba tubonye iriya mbuto ipfuye. Ari ubunyobwa babushyize mu butaka, imvura ikagwa, ejo ntiwabukuraho ngo ubukarange, cyangwa yewe n'umubibyi aba asa n'ubwibagiwe. Ariko nimutekereze, iyo Imana itanze ibihe byiza, imvura ikagwa, izuba rikava bikanyuranyuranamo, iyo agiye kubona akabona umumero wabwo ugize gute? Uratungutse. Nimutekereze abahinzi iyo barimo kureba indabyo, ibihingwa birimo kurabya, nimutekereze ibyishimo bagira iyo imbuto zirimo kuzana indabyo zegereza kwera. Nimutekereze iyo arimo kurunda imiba, ntago ashobora kwibuka imbuto nkeya yagize gute? Yashyize mu butaka. Kandi rimwe na rimwe ababibyi bajya babiba imbuto, rimwe na rimwe ntacyo kurya bagize gute? Basize mu rugo, ariko baba barindiriye umusaruro. Ku Mana niko Solange agaragara. Mu maso yacu arasa n'ugiye, kuko ku bantu uyu munsi turatandukanye, urupfu rucecekesheje umubiri we. Ariko ku Mana, haleluya, ku Mana imbuto nziza, imirimo yakoze yabivuze. Elize nawe yavuze ijambo ry'Imana, niyo mpamvu ngiye guceceka, kuko numvise ko ijambo ry'Imana riri muri mwebwe. Yohana abyerekwa ngo yumva ijwi rivuga ngo hahirwa, andika wandike, ngo bivuga ngo abibihe babisome, bazabibwire n'ab'ikindi gihe ko hahirwa abantu bapfa bapfira mu mwami wabo. Hanyuma ngo yumva niba ari agakorasi simbizi, yumva ngo ye umwuka nawe mwuka nawe yumva ngo aravuze ngo ngo baruhuke imiruho n'imihate yabo. Urupfu rero rushobora gucecekesha umubiri, ariko urupfu ntabwo ari iherezo ry'abantu bizeye umwami wacu Yesu Kristo.
niyo mpamvu Pawulo yandikira Abatesalonike yabahumurije arababwira ngo nimubabara. Bibiliya ntago itubuza kurira, Bibiliya kutwemerera kurira. Umwami wacu Yesu Kristo aririra kumva ya Lazaro, ni ukutwereka ko abana natwe mu mibabaro yose, abana natwe muri no mibabaro. Arabizi ko tubabara kandi ajya duha n'ibiduhumuriza. Muhumure, turababaye, ariko nyuma ya hano nizeye Imana Data wa twese ko izatanga ihumure muri uyu muryango, ko yavuze ngo ni Imana ya Aburahamu. Ishobora kutazabibabwira mu ijwi mwumva, ariko Imana izi gusigara mu nshingano. Nshuti zanjye, ishobora kuzagiza mu isura y'inshingano kavuga ngo ndi Imana ya Solange Abajyanama, kandi ari imbere yanjye. Nkuko mbona Aburahamu na Isaka na Yakobo, niko Imana irimo kureba Abajyanama Solange. Muhumure, asize imfubyi, asize umugabo, ariko ni muhumure, ni Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, ariko ni n'Imana ya Solange. Ibane namwe, kandi nzi ko izi gukora ibiruta cyane ibyo twibwira n'ibyo dutekereza. Ibana natwe mu mibabaro yacu. Muhumurizanye kubwirana aya magambo, ntimubabare nk'abadafite ibyiringiro. Ubwo yazutse, kandi ku murongo wa 15 wa kira gice cya 4 cy'Abatesalonike harimo avantage cyane Imana yahaye abatubanjirije. Iravuga ngo abazaba bakiriho, ndababwira ko abazaba bacyambaye umubiri batazaba banziriza na gatoya abazaba barasinziriye mu mwami wacu. Dukomere kandi twiringiriye Imana itwara imibiri, ariko kandi izazurana bizeye nk'uko yazuye umwana wa Yesu Kristo. Kandi ubwo ari Imana bariho mu Mana, abizeye Kristo Yesu ntago bazapfa iteka ryose. Bariho, Imana iramujyanye nk'uko umubibyi areba za mbuto zizamuka kandi akanezezwa nazo. Niko Imana itunezererwa iyo tuva muri uyu mubiri tujya mu bugingo, tuyisanga ngo tubane na iteka ryose. Duhamagare Reverend Profeseri asengera umuryango nk'uko babiranze. Murakoze. Dufatanye gusengera uyu muryango. Mana yacu, Mana ikomeye, Uwiteka Nyiringabo, wakunze ko Solange aza muri iyi si abyawe n'ababyeyi beza, umuha umugabo mwiza Elize, ubaha abana beza, uramukunda, none igihe kirageze uramwishubije. Izina ryo nirihabwe icyubahiro. Mana yacu, ababuze uyu mwana wawe, abari bamutezeho byinshi, umuryango wa hafi ndetse n'umuryango mugari, abavandimwe, abaturanyi, itorero muri rusange, twese abateraniye hano turababaye, ariko ntabwo duheranwa n'agahinda gasaze, kubera ko tumaze kwiga neza yuko uri Imana y'abariho, kandi abapfa bapfira mu mwami barahiriwe ngo kubera ko baruhutse imiruho. Solange nawe arahiriwe kuko ubu ngubu ari mu gituza cyawe. Izina ryo nirihabwe icyubahiro. Ahasigaye rero, komeza uyu muryango, komeza Elize n'abana, kuko ugiye kuziba icyuho Solange asize mu muryango, kandi twarakubonye ubikora mu mateka yacu. Mwami Imana, uko wari urejo Mwami wacu Yesu, n'uyu munsi niko ukiri kandi niko uzahora iteka ryose. Uko watabaye mu mateka, n'uyu munsi niko utabara kandi niko uzahora utabara.
Ngaho rero fata mu biganza byawe abana bawe rwose, uhumurize Elize, uhumurize abana, uhumurize umuryango. Gushimye mwami Yesu, turagushimye mwungeri mwiza, turagushimye kubw'uyu munsi wateguye kera ukawushimye ko uzura uyu munsi. Tugushimiye ko byose nk'uko tukimara kumva iyi nkuru wadushoboje kuza tugaherekeza umuvandimwe Solange kugeza uyu munsi. Ushimirwe byose wakoze kugeza kuri uyu munota, kandi twizeye ko dukomeza kugira imbaraga zo gukomeza gukora n'ibindi, kuko amaboko yawe ari yadushoreye kandi ari yadushoboza. Reka icyubahiro cyawe muri iyi gahunda yo gusezera bwa nyuma kuba batabashije kuba bari mu rugo, kandi na gahunda yindi iza gukomeza dushoboze kubikora uko bikwiye, kuza gushyika ku musozo. Turasaba umwuka wera ko bari udushoboza kandi aduha imbaraga dukomeze, kandi twizera ko ku iherezo rya byose hariho umuzuko. Reka tugushimire nk'uko ukwiriye gushimwa, ko umuteguro wawe wose ari mwiza, nubwo bidutungura tukananirwa kubyakira, ariko mu isi niko biba. Tugushimiye ko Elize umukomeje, ndetse natwe ukomeje kudufata tukamuhagarara iruhande. Turasaba kugira ngo umwuka w'Imana akomeze adushyigikire, adushoboze gukora n'ibindi byose. Tubisabye mu butatu bwera, Imana Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Haleluya. Duhurure ngo twitabe tujye mu ntambara, be kwicara ku mazi Satani akira. Hari imbere w'abahimane, twirebere umucunguzi ko yamunesheje. Kwizera Kristo, kwizera Kristo, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, kwizera Kristo, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Twahawe inkota ikomeye n'ijambo ry'Imana, yanesheje mu bihe byanjye. Ingabo yitwa kwizera yarabakijije, natwe nidukigira twiringiye Yesu. Kwizera Kristo, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Abanzi baragwiriye barwanya Uwiteka, tuzabanesha twambaye intwaro ze zose, ingofero y'agakiza, inkweto z'ukuri, inkweto z'amahoro ye ziradukomeza. Abanzi baragwiriye barwanya Uwiteka, tuzabanesha twambaye intwaro ze zose, ingofero y'agakiza, inkweto z'ukuri, inkweto z'amahoro ye ziradukomeza. Kwizera Kristo, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, niko kudushoboza kunesha iby'isi. Kwizera Kristo, niko
niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Unesha ibyaha zambikwa umwambaro wera, yasazavuga izina rye ku mana mw'ijuru. Mukanguke dukanguke turwane intambara, tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu. Unesha ibyaha zambikwa umwambaro wera, yasazavuga izina rye ku mana mw'ijuru. Dukanguke turwane intambara, tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu. Kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Twahawe inkota ikomeye n'ijambo ry'Imana, niyo yaneshereje abe mu bihe bya mbere. Ingabo yitwa kwizera yaradukingiye, natwe niyo dukingira twiringiye. Kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Abanzi baragwiriye barwanya Uwiteka, tuzabanesha twambaye intwaro ze zose. Ingofero y'agakiza, umweko w'ukuri, inkweto z'amahoro ye biradukomeza. Kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Unesha ibyaha zambikwa umwambaro wera, yasazavuga izina rye ku mana mw'ijuru. Dukanguke turwane intambara, tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu. Unesha ibyaha zambikwa umwambaro wera, yasazavuga izina rye ku mana mw'ijuru. Dukanguke turwane intambara, tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu. Kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Kwizera Yesu, kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. Kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'iyi si. unesha ibyaha zambikwa umwambaro wera yasazavuga izina
rye kumana mu ijuru dukanguke dutambuke turwane intambara tunesha abanzi twizeye izina rya Yesu kwizera Kristo Kwizera Kristo Kwizera kwizera Yesu niko kudushoboza kunesha iby'isi kwizera Kristo Kwizera Kristo kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi kwizera Kristo Kwizera Kristo niko kudushoboza kunesha iby'isi ubw'impanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru abayurya si mwiza uhebuje abakijijwe bo mu isi bose bazahimbaza abakoranirije mu ijuru rye ubwo azaza zahamagara amazina y'abebo mu gitabo cy'ubugingo ziko zumva izina ryanjye yitaba ubwo azaza zahamagara amazina y'abebo mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye yitaba uwo munsi hazazurwa abapfuye bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira n'ijuru n'abazaba nzaba mpari nanjye sinzaburayo uwo munsi hazazurwa abapfiriye bave mu bituro nk'umucunguzi bazahurira n'ijuru n'abazaba nzaba mpari nanjye sinzaburayo ubwo azaza zahamagara amazina y'abebo mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye yitaba ubwo azaza zahamagara amazina y'abebo mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye yitaba Yesu data uje azamukorera naco izubuntu n'urukundo
ngeze mw'ijuru. Yesu data uje azamukorera ndacumura. Wiza ubuntu n'urukundo amfitiye, maze imirimo yo kwisagama n'inyirangiza, azampamagara ngeze mw'ijuru. Ugazahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo. Ziko nzumva izina ryanjye ryitaba. Ugazahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo. Ziko nzumva izina ryanjye ryitaba. Ugazahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo. Ziko nzumva izina ryanjye ryitaba. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye bave mu bituro mu mucyo. abo bazahurira n'ijuru n'abazababara. Nzabamari nanjye sinzaburayo. Uwo munsi hazazurwa abapfiriye bave mu bituro mu mucyo. Bazahurira n'ijuru n'abazababara. Nzabamari nanjye sinzaburayo. Ugazahamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo. Ziko nzumva izina ryanjye ryitaba. Ugazahamagara amazina. Ziko nzumva izina ryanjye ryitaba. nihe abizera bazajya kuba muri iyi si naho tuzakirira. Ahantu hatagerwa n'umubisha, ibirimo n'isi naho imuka mw'isi tugera iwacu. Aho naheza twubakiwe n'umukiza. ku Mana yacu harabazu neza. yubakanywe isuku tutarabona. niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahora. niho iwacu n'ubuturo bwiza tuzahoramo. Yesu niwe ufite amahoro meza. urupfu
nimumwizigire nimumwizigira zabarenge muze mwese muze mwese dushengere mw'ijuru ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushengere yo mw'ijuru ijuru tuzimana n'umukiza Yesu ni ufite amahoro meza urupfu n'ibyago ni ubitsinda abashaka ubugingo budashira nimumwizigira zabarengera muze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umukiza muze mwese dushengere ijuru tuzimana n'umukiza hazabaho kuramya no guhimbaza Imana gusa ubwo nibwo tuzaba turirimba izaba